Hari umuntu wari ingenzi mu buzima bwawe, yakubereye aho benshi batabaye, yakuremyemo icyizere, yakongeje urumuri muri wowe, yakuremyemo umunezero n'ibyiringiro by'ejo hazaza. Iyo yabaga ari hafi yawe wumvaga wuzuye, yari umunyamabanga wawe, mwafatanyaga muri byose, yaba ibyiza n'ibibi byose ntimwahishanyaga, yari umujyanama wawe ndetse wumvaga hari n'aho yabaye nk'umubyeyi wawe. Mwasezeranye byinshi, wamwitangiye henshi, ni byinshi byiza wamwigiyeho, yakweretse icyo urukundo mu buzima ari cyo, yakubereye inshuti, ararenga mu muvandimwe, ndetse na hahandi nawe wabaga wacitse intege we yabaga ahari ku bwawe. Ni byinshi byakweretse ko ari umwizerwa kuri wowe, ni kenshi umutima wawe wakwemezaga ko ari intwari mu buzima bwawe. Yakweretse inshuti ndetse n'abavandimwe be bose barakumenye, yakoraga ibishoboka byose ngo ubone ko ntawe ukuruta mu maso ye. Umutima wawe ni kenshi wakwemezaga ko ari we nta wundi, kandi n'ibikorwa bye byakugaragarizaga ko agukunda byuzuye. None uyu munsi uricaye wenyine, ibyo wizeraga byose byavuyeho, ubonye indi sura utari uzi, uwo wizeraga araguhindutse, akoze icyo utari umwitezeho na gato, aguteye urubwa ndetse aguteye uruguma. Uri kwibaza niba ari inzozi, uri kwibaza niba buri buke, urabona umunsi utira, urumva ijuru ryakuguyeho, umwijima niwo ubona imbere yawe, igihu nicyo kibuditse umutima wawe. Urifuza kurira ntibikunda, urifuza gusakuza ariko nta jwi ubona, byose byanze. Kuri wowe ikibazo ni kimwe, uri kwibaza uti ni ukubera iki? Ni kuki mpemukirwa? Ni kuki ibi ari njye bibayeho? Ni kuki yaje mu buzima bwanjye? Ni kuki byabayeho niba bitari ukuri? Ese ni ukubera iki namwizeye? Ese kubera iki ankorera ibi? Ni iki cyamugenzaga? Ni ukubera iki? Kuki njyewe? Umutima uratera cyane, ufite agahinda, amaganya ndetse n'umubabaro. Uribaza impamvu kuri wowe uhembwa guhemukirwa buri munsi. Uribaza niba wararemewe kubabara. Muvandimwe, aka gahinda, uyu mubabaro, ubu buribwe bwo guhemukirwa n'uwo wizeye kuruta abandi, ndabwumva cyane. Urababaye ndetse biranashingura. Ntabwo nje kugushinja, ariko nanone ntabwo nje kugushyigikira. Nubwo tubikora, haranditswe ngo uwizera umwana w'umuntu avumwe. Nubwo rimwe na rimwe amarangamutima tuganza, tukareka kureba ukuri, tukumvira umutima, umuntu hafi akagira ni mubi. Ntugategereze icyiza ku muntu. Nubwo ubu bikugoye kubyumva, nubwo uwo muntu yaguhumuriza gute, wamubwira ko agaho kari kundi gahandurika. Wamubwira ko atabasha kumva uko wiyumva, kandi nyamara uwo ari kukubwira ko ari mubi ataraguhemukira ntiwari kumwumva. Ndabyumva, kandi nyamara uwo ari kukubwira ko ari mubi ataraguhemukira ntiwari kumwumva. Ndabyumva, uyu mubabaro ntibyoroshye kuwihanganira, gusa nanone siko bizahora. Ashyize agahinda ku mutima wawe, ahemukiye icyizere cyawe, ariko nanone arakwigishije. Humura, ejo buzacya, kandi iri si iherezo ry'ubuzima bwawe. Nubwo ubona nta nzira, ejo izuba rizarasa, uzongera umwenyure. Utaragize igitekerezo cy'uko uza mu isi, ntakubuze kuyibamo unezerewe. Ntabwo urahita ubyibagirwa. Yego ntibikoroheye, hari inama yaguhaga uzajya wibuka, hari amagambo yakubwiraga azagora ku mutima, ndetse ufite byinshi bizajya bimukwibutsa kuko wamwizeraga by'ukuri. Sinkubwiye ngo ntuzongere kwizera cyangwa gukunda, gusa ujye wibuka ko uhari umuntu wizeye, kandi ko akosa umunota umwe yaba ahindutse. Nukunda ujye wibuka ko udakunze marayika, kugira ngo nuhemukirwa utazatungurwa ukiheba. Ibuka nawe ko uri umuntu, ko nawe wakosa.
reka imibereho yawe, reka kamere yawe igengwe n'Umuremyi. We muri kumwe agufasha kubaho unezerewe ndetse aguha n'amahoro isi idatanga. Yesu we wakunze ntakundwe, Yesu we wahemukiwe n'uwo yasangiraga nawe, Yesu we wahemukiwe n'uwo bagendanaga, uwo bahoranaga, we icyitegererezo cyo kwihangana kwacu. Reka uyu mwanya umuturiye intimba, reka uyu mwanya yomora inguma z'umutima wawe, reka we utarigeze yifuriza ikibi abamuhemukiye akubashishe nawe kubabarira, anakuruhura uyu mutwaro. Ubasha kukumva kuruta bose akuri iruhande kandi azi ubusobanuro bwawe ririra uri kurira none. Ku musaraba yasabiye abamubabazaga, reka nawe uyu munsi usabire abakubabaza nabo sibo. N'indi mbaraga ni kamere y'icyaha iri muri bo. Reka dusabe Imana imbaraga yo kwihanganira ibitugerageza, iduhe kwihanganira indyarya, abagome ndetse n'abanyamwaga duhura nabo buri munsi. Icyampa njye nawe uyu munsi tukahemukirwa tutabigizemo uruhare, icyampa njye nawe uyu munsi tukagira umugisha wo kumvira ijambo. Amarira, agahinda, umubabaro, ibyo ni ibihembo by'isi kandi bizahoraho kugera ku mperuka. Dufite ihumure kuko hari aho tuzaba bitazongera kubaho, aho tutazongera guhemukirwa, aho tutazongera kubeshywa no kubeshyerwa, aho tutazahura n'abatugirira nabi. Babarira abakubabaje, haranira nawe kutagira uwuriza. Reka twiyeze twige kubaho ubuzima bwejejwe, twakira imbaraga idukomereza imitima, twizere Imana nayo izatuneshereza. Reka njye nawe uyu munsi twige guhanagura amarira ku maso ya bagenzi bacu, tubagaruramo umunezero. Reka uyu munsi dusabe Imana kuduha ugutwi gutega amatwi abababaye. Reka uyu munsi duhumurizanye kandi twomorane inguma. Wowe wahemukiwe humura, wowe wanzwe utabigizemo uruhare impore, wowe ubabaye, wowe uri kurira, Imana irakuzi kandi iragukunda. Reka nitugera no mu mibabaro dusabe Imana imbaraga, aho kwihorera tubabarire, maze imico yacu ihinduke ibibwiriza. Ikiruta byose ijuru riduhana umugisha. Komera kandi uhumure, umuntu uzikampara mu buzima bwawe, umuntu ntagutera umubabaro ngo akubuze umunezero wa none. Uwo nguwo umumaro yari afite mu buzima bwawe warangiye. Hobera ubuzima, ejo uzahura n'abandi kandi bagusetse. Nubwo twavuze ngo ntukizere umuntu, ariko burya iyo uhuye n'uwanyawe icyizere kirikora, kandi ugukunda ntabwo yangiza icyizere cyawe. Ugukunda ntabeshya, ugukunda kwitaho, ugukunda aharanira umunezero wawe. Nezerwa rero uyu munsi kubera umugisha kandi ugira amahoro. Komera wowe ukomeretse, humura, ejo uzaseka. Mugire umunsi mwiza.